Yesu Kristo nashimwe. Bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ku Itabaza ry'Agakiza TV kuri YouTube channel, niho wadusanga. Washyiraho share, comment na like yawe irakenewe kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana burusheho kwamamara. Turanabashimira mwebwe mukomeje kubana natwe, mukomeza gukurikira. Tubashimira abakoze subscribe ndetse tunashimira n'abandi mwese mugiye kuza. Imana ibahereza umugisha. Hanyuma ikigenderewe kandi kigambiriwe nivuga ubutumwa ryo kwamamaza ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Niyo misiyo Yesu Kristo yaduhaye. Rero umutwe w'ijambo uyu munsi dufite ni ukugira ubutware, kugabirwa ubutware. Ese wari ubizi ko ufite ubutware? Imana ikikurema yakugize Imana. Sinzi nimba ubyumva neza. Imana ikikurema yakugize nawe Imana. Kubera yuko impamvu yakugize Imana nuko yaguhaye kugira ibyo ubera Imana, kugira ibyo utwara. Yaguhaye ubutware bwayo. Imana ubundi mbere hose yatwaraga byose, ariko irangije iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. Hanyuma imaze kurema umuntu ngo ase natwe, inamugabira ubutware, imuha kuba Imana, imuhereza umwuka wayo w'ubumana, imugabira kuba nawe ibyo atwara abibere Imana. Turabisoma muri Itangiriro igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 26. Haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, bizabe ibyo kurya byanyu. Kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo mbihaye ibimera bibisi byo ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo. Haleluya. Icyo nshaka ni ukugira ngo wumve ko Imana yaguhaye ubutware. Imana ikirema umuntu yamuhaye ubutware. Ikikurema yakuremye mu ishusho yayo. Mbere na mbere Imana yaravugaga ngo iki kibeho, habeho umucyo ukabaho, habeho umwijima ukabaho, habeho amazi akabaho, habeho ibyigenza mu mazi bikabaho, habeho inyamaswa bikabaho. Ariko igeze ku muntu ifata n'umwanya wo gutekereza, iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. Irangije ntiyamurema gusa ngo agume mu butware bwayo gusa, ahubwo iravuga ngo uyu muntu reka muhereze inshingano z'ubutware. Reka muhe ubutware bwo gutwara ifi zo mu nyanja, zo gutwara ibiguruka mu kirere, zo gutwara ibikururuka ku butaka, zo gutwara ibimera byose mu bitware. Nguhaye ubutware. Imana yaguhaye ubutware ikikurema. Imaze guhereza Adamu wa mbere ubutware, Adamu wa mbere akoze icyaha yatakaje ubutware. Kubera yuko Satani niho yatangiriye kumusuzugura, Satani niho yatangiye kumutsindira, kuko yari yamaze kumutsinda n'ubundi akamwambura ubutware. Kugira ngo Imana igusubize ubutware bwayo yaguhaye, yongeye kohereza Adamu wa kabiri, ari we Yesu Kristo. Atari uw'igitaka gusa, ahubwo kugira ngo akubere Adamu w'umwuka, ari we Yesu Kristo. Nk'uko ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya mbere 14 avuga ngo icyakora bamwemeye bose yabahaye ububasha bwo kwitwa
abana b'Imana. Abemeye Yesu Kristo bose yabahaye ubutware bwo kwitwa abana b'Imana kugira ngo batware. Impamvu ubona utsindwa kenshi, impamvu ubona unaniwe cyane, impamvu Satani agusuzugura uko ashatse, impamvu uburwayi bukwataka, impamvu bakubwira ngo turakwirukana mu kazi ukumva ufite ubwoba, ni ukubera ko watakaje ubutware. Impamvu urota inzoka ukajya gushaka umupfumu, ni ukubera ko watakaje ubutware. Iyo umutware atakaje ubutware baramutwara, aba umugaragu. Iyo utari umutware uba uri umugaragu. Impamvu rero ibyo byose bikugeraho n'imvune n'iki byose bagusunikiriza gukora, umwanzi Satani agutwaza igitugu, ni ukubera yuko wemeye kuba umugaragu w'ubutware bwe. Nyamara wibagiwe ko Imana yaguhaye ubutware. Uri umutware. Yesu Kristo yaje kugira ngo agusubize ubutware Satani yakwambuye. Yesu Kristo yaje kugira ngo agusubize ibyishimo Satani yakwambuye. Yesu Kristo yaje kugira ngo agusubize amahoro Satani yakwambuye. Ni ukuvuga ngo icyo wibagiwe, icyo utamenye cyangwa se utazirikanaga, ni uko hari ubutware ufite Satani yakwambuye. Reka dusome muri Matayo igice cya 16 umurongo waho wa 18. Aratubwira ngo nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, n'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru. Haleluya. Aha ni Yesu Kristo arimo abwira Petero. Yarababajije ati mwebwe bavuga ko ninde? Bamwe bati bavuga ko uri umuhanuzi, abandi baturi Eliya. Petero aravuga ati uri Kristo umwana w'Imana. Maze Yesu aramubwira ati nanjye ndakubwira yuko uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri wowe. Nanone nguhaye ubutware Petero. Icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru, icyo uzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Akira ubutware. Nguhaye imfunguzo, amarembo y'ikuzimu ntazabasha kukunyeganyeza, ntazanyeganyeza ubwo butware. Itorero rifite ubutware. Wowe uri mu itorero ufite ubutware. Itorero ntabwo ari imigenzo n'amadini. Itorero ntabwo ari ikimenyetso cy'umusaraba dukora. Itorero ntabwo ari amagambo tuvuga nayo batuvugiraho. Itorero ntabwo ari ukugenda na Bible gusa. Itorero si imigenzo y'ibyo bakwigishije. Itorero ni umwuka, kandi itorero ryubakiye kuri Kristo Yesu. Itorero ni umwuka, kandi itorero ryubakiye kuri Kristo Yesu. Itorero ni ubutware. Uwa uri mu itorero ariko utazi ko ufite ubutware bwo guhambira ikintu mu isi no mu ijuru kikaba gihambiriye, ntago uzi neza ubutware ufite, wamaze kubunyagwa. Ese iyo umuntu anyazwe ubutware bigenda bite? Ese iyo umuntu afite ubutware bigenda bite? Mu gihugu umuntu ufite ubutware, iyo agiye kugira hajya, iyo agiye kugira icyo akora, abari inyuma bakwiye gutegura, bagira ikikango. Iyo avuze ngo nibagire uwo bafata, nk'umukuru w'igihugu runaka avuze ngo runaka nibamufate, ntago bisaba inyandiko nyinshi, ntago yavuze gusa kubera ko afite ubwo butware. Ubwo butware buratuma abandi bose baza gukora icyo yavuze, barashyira mu bikorwa icyo yavuze. Kubera iki? Impamvu si ukubera ubunini bwe, si ukubera uburebure bwe, ni ukubera ubutware afite, authority. Umukristo wabuze authority Satani aramwataka. Umukristo wabuze authority amenya neza yuko ahorana ubwoba kandi ko kakabugira. Kubera iki? Kuko nta butware afite. Haleluya. Dusome Itangiriro ibice 49. Itangiriro ibice 49 umurongo waho wa 9. Umuntu wanyazwe ubutware amera ati ese guhabwa ubutware ni ikintu kimeze gute? Itangiriro ibice 49 umurongo waho wa 8. Ijambo ry'Imana ritubwira Yakobo arimo guhesha abahungu be umugisha. Ageze kuri Yuda aravuga ngo Yuda, bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanjye uvuye mu buhungiro. Yunamye
yunamye abunda nk'intare, kandi nk'intare y'ingore ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Uwo ni we amahanga azumvira. Haleluya. Yavugaga Yesu Kristo, ariko Yuda yaragawibiwe ubutware. Ufite ubutware abasha kunesha abanzi. Ufite ubutware yirukana Satani akamuhunga, nkuko Yesu Kristo yavuze ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Ufite ubutware aravuga ngo aka kazi ndagashaka akakabona, kubera yuko afite ubutware. Yategetse mu isi ijuru rigashyira mu bikorwa iby'umutware avuze. Uri umutware, ufite ubutware, ijuru riradukorera. Niko Zaburi ya 91 avuga ngo azategeka abamarayika baze bakuramire bagukorere, ntuzakoza hasi ikirenge. Iyo uzi ko ufite ubutware, baravuga ngo biragenda gutyo, ukavuga ngo oya siko bigenda, biraza kugenda gutya, kubera yuko ufite ubutware. Umukristo utakaje ubutware abona ibimuteye ubwoba, abona iby'imbaraga z'umwijima zakoze abandi banyabutware bakoze, yarangiza akagira ubwoba bw'ibyo bakoze, ariko akirengagiza ko afite ubutware bwo guhambira ikintu mu isi kigahambirwa, kandi yagira icyo ahambura mu ijuru kigahambura. Uri umutware, ufite ubutware, ariko ikibazo cyawe ntabwo uzi gukoresha ubutware wahawe. Uko umuntu Imana yamuhaye ubutware, Imana ikamuha ubwiza, Imana ikamuha icyubahiro, ubwo butware yarabuhawe, ariko uko ugenda ukora icyaha bigenda bikwambura kapasite yo kugira ubumana muri wowe, yo kugira ubutware muri wowe, yo kugira imbaraga muri wowe. Uko ugenda ukora icyaha bigutandukana na nyiri ubutware. Umuririmbyi yaravuze ngo uwo nguwo niwe umenya ibihe kandi atuye inyuma y'ibihe, ndetse niwe tangiriro akaba n'iherezo. Uwo ni Yesu Kristo, niwe mutware, niwe nyiri ibihe. Uko ugenda ukora icyaha rero ugenda uhunga nyiri ibihe, bigatuma utinya ibihe. Uko ugenda ukora icyaha rero ugenda uhunga nyiri ubutware, bigatuma utakaza ubutware. Uko ugenda ukora icyaha ugenda uhunga Yesu Kristo, bikagusingiriza gukakirwa na Satani. Ndagira nkubwire ngo uri umutware. Yaba wamenyaga ko Yesu Kristo yaguhaye ubutware, wakitwaye neza, ugakoresha ubwo butware bwawe, ugategeka bakavuga ngo ntago bikunda, ukavuga ngo birakunda mu izina rya Yesu Kristo. Biragenda gutya, oya siko bigenda, biragenda ukunguku mu izina rya Yesu Kristo. Ufite ubutware ajya asengera umuntu agakira. Ufite ubutware ajya ategeka dayimoni akagenda. Ufite ubutware ajya avuga ngo haraba iki kikaba. Ufite ubutware ajya ategeka ngo haragwa imvura ijuru rigashyira mu bikorwa ibyo yavuze. Ufite ubutware ajya hanura bikaba. Ufite ubutware ajya asenga ababana n'ubumuga bwo kutagenda bagahaguruka. Ufite ubutware ajya asengera impumyi zigahumuka. Nta kindi kintu ushobora gukora. Ufite ubwenge, ufite doctora, ufite PhD, ufite n'ibindi byose, ntago ushobora kugera ku rwego rwo kuvuga ngo impumyi nihumuke udafite ubutware bwa Yesu Kristo. Luka ibice bya 10 n'umurongo wa 19 havuga ngo iki? Yesu arababwira ati, dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na scorpion n'imbaraga z'umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose. Haleluya, haleluya. Dore mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion. Ntago inzoka ari izi ngizi zigenda gusa, mu busanzwe kwica inzoka igenda incira n'impiri n'ibindi ni ukuyimena umutwe. Inzoka Yesu Kristo yavugaga ni Satani. Ntago kumukandagira ari ukugenda n'ibirenge tukaribata, no. Ni mu izina rya Yesu Kristo upfukamye ukavuga ngo wa mwanzi we untera, wa dayimoni we undwanya, wa biroto bibiwe ndota, wakwirukanwa mu kazi we, wa bushomerewe ku buzima bwanjye, wa mbaraga z'umwijima utuma ntabyara, wa mbaraga z'umwijima utuma ntatera imbere, wowe umpoza mu madeni, wowe umpoza mu burwayi, mu izina rya Yesu Kristo ndategetse ngo pfa, ndagukandagiye mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo butware iyo uzi kubukoresha neza, iyo ubufite uzi neza ko ufite ubutware bwo gukanagira inzoka na scorpion, ibintu byose bigenda neza. Wanyazwe ubutware kandi uri umutware. Haleluya,
haleluya. Wanyazwe ubutware kandi uri umutware. Mu gihe cyose wemereye Satani akakunyaga ubutware, akakubera umutware, uzaba umucakara we. Mu gihe cyose wemereye Satani akakunyaga ubutware bwawe bw'amahoro n'umunezero, uzaba umucakara w'amarira n'agahinda. Haleluya, haleluya. Ntabwo ukwiye gutakaza ubutware bwawe. Musore ntukwiye gutakaza ubutware bwawe. Mugabo ntukwiye gutakaza ubutware bwawe. Ni gute umuntu yatakaza ubutware? Itangirira ibice 38, 15 kugera kuri 20 nibura na 6, tuhabona inkuru y'uyu mugabo Yuda twasomye mu Itangirira ibice 49 umurongo waho wa 9 kugera ku 10. Hatubwira ngo Yuda uhawe ubutware, inkoni yawe ntizava ku banzi bawe, bene so bazakwikubita imbere, kandi ntawe uzakwambura ubutware nyirabwo ataraza, ari we Yesu Kristo. Niyo mpamvu tujya tuvuga ngo Yesu ni intare yo mu muryango wa Yuda. Niyo mpamvu Yakobo yaravuze ngo abunze Yuda, ngabunze nk'icyana cy'intare, ngabunze nk'intare y'ingore itegereje umuhigo. Haleluya. Yuda mu Itangirira ibice 38 yaje gutakaza ubutware bwe, aho ngo yabonaga Maraya umukazana we Tamari, kubera abana be bose bashakanye na Tamari bagiye bapfa. Uwiteka bamwe ntiyabishimiye arabica, abandi bashakanye na Tamari barapfa. Yuda arangije yisigariza umwana we mutoya w'umuhererezi, abeshya Tamari kazamumuha, ariko Tamari abona ko sebuko ashaka kumunyanganya. Tamari arangije yigira inama yo kwigira Maraya, ajya mu ihuriro ry'imihanda, ngo Yuda agiye gukemuza ubwoya bw'amatungo ye bw'intama ze. Amubonye aravuga ati mbabarira turyamane ndaguha umwana w'ihene. Tamari arangije aravuga ngo ese niki cyanyemeza koko uri buwume? Mikimenyetso, mpereza impeta, mpereza inkoni y'ubutware, mpereza umugozi wo ku nkoni y'ubutware, umpereze n'impeta y'ubutware, hanyuma nunyoherereza uwo mwana w'ihene nzagusubiza ingwate yawe. Yuda arabyemera, agurana gusambana kw'iminota n'amasaha, abigurana impeta y'ubutware, abigurana umugozi, abigurana impeta y'ubutware, abigurana inkoni y'ubutware. Mbega inkuru uzahasome wumve. Ngo arangije Tamari baza kuvuga ngo umukazana wawe aratwite, ngo kandi atwite inda ya Maraya, nta muntu wigeze, si umwana wawe wamuteye inda, mubenge. Yuda arangije avuga ngo umwana wanjye yabarokotse, ntamuhaye uriya mugore nawe ntapfe, mumutwike. Bataramusohora Tamari avuga ati oya mwemuretse, ibi bimenyetso, ibi bintu mfite, uyu niwe wanteye inda. Yuda bibonye aravuga ngo Tamari undushije gukiranuka, wandushije ubwenge. Satani araguhendesha ubwenge bw'utuntu urebe gato na gato, utuntu dutoya nitwo arimo kugushukisha, ugatakaza inkoni y'ubutware, ugatakaza impeta y'ubutware. Kubera iki? Kubera yuko urimo kwishimira gukora icyaha. Utakaza ubutware igihe cyose witandukanyije n'Imana. Iyo ukoze icyaha utakaza ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo. Iyo ukoze icyaha nta ruvugiro uba ufite, urasekwa, uhabwa urw'amenyo. Satani arakwataka, abarozi bakagusuzugura, ibishatsi byose bikaza, wakwikanga inzoka ukajya kubaza, kubera ko watakaje ubutware. Nyamara Imana yaguhaye ubutware bwo gutwara ibintu byose, ibiriho n'ibimera byose, ukabitwara ukabibera umutware. None you lost it, warabibuze kubera ko watakaje ubutware. Ubutware watakaje ukabutakaza muri Adamu wa mbere. Yesu Kristo yaje kugusubiza ubwo butware. Niwe yavuze ngo mbahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Anje avuga ngo mutware urufunguzo, icyo muzahambira kizahambirwa, icyo muzahambura kizahamburwa, kuko mufite ubutware. Itorero rifite ubutware. Iyo ryimitse umuyobozi itorero ajyaho. Leta nyinshi n'ibihugu bitinya itorero, kubera ko itorero rifite imbaraga, rifite ubutware, ryubatse kuri Yesu Kristo. Yesu niwe rufatiro n'umutware. Haleluya. Abefesi ibice 6:12.
tubwira ngo ntago dukirana n'imbaraga z'umwijima, ntago dukirana n'abambaye umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'abanyabutware bo mu kirere. Ntushobora kuba uri umucakara ngo uhangane n'umutware. Aya, ntushobora kuba uri umuja ngo uhangane n'umutware. Bigusaba ko ugomba kuba ufite ubutware burenze kuri uwo mutware kugira ngo umuneshe. Bigusaba ko ugomba kuba ufite imbaraga ziruta iz'uwo nguwo. You need power. You need authority. When you rest authority, will be the saver. Uzasavinga kubera yuko wabuze ubutware. Iyo uruzinze ubutware ubu mucakara. Iyo uruzinze ubutware ubu mucakara. Never lost your authority. Itorero rifite ubutware. Shuti yanjye ufite ubutware. Mugabo ufite ubutware. Impamvu divorce yiganje, impamvu ubona mu rugo byanze, nuko udashobora gutanga komande y'ikirimo kugutera. Nuko udashobora gutanga komande kugira ngo uwo mwuka mubi w'intonganya usohoke mu rugo rwawe. Ubukene buragukoroneje kubera ko udashobora gutanga komande kuri ubwo bukene ngo bugende. Wabaye umucakara. Ubaye umucakara w'icyaha, utakaza ubutware. Iyo ubaye umucakara w'icyaha, utakaza ubutware. Ariko iyo uri umutware, ntuba umucakara w'icyaha. Imana yakuremanye ubutware. Imana yaguhaye ubutware. Mwitangira igice cya mbere umurongo wa 26. Vuga ngo mutware byose. Tureme umuntu ase natwe, atware. Akira ubutware. Ukeneye kongera gusingira ubutware. Mugabo ukeneye kongera gusingira ubutware muri Yesu Kristo ubwo watakaje. Iyo uri umuririmbyi ugatakaza ubutware, urongera ukaba umuntu usanzwe, usubira kuba Adamu wa kera. Iyo uri umucuranzi ugatakaza ubutware, usubira kuba Adamu wa kera. Abanyabwenge n'abahanga ntago bajya bamenya iby'ibihe, babona igihe turimo n'icyahashize, ariko ntago bashobora kuvumbura igihe kizaza uko bizaba bimeze. Ariko ufite ubutware haravuga ngo hazaza igihe iki n'iki muri uyu mwaka, akabihanura kandi bikazaba. Kubera iki? Kuko afite authority yo kugera aho hantu, kuko afite ubwo butware. Iyo udafite ubwo butware rero, utinya abanyabutware kuko buri umucakara kuri bo. Imana idufashe gusubirana ubutware. Nuba ufite ubutware uzategeka uburwayi buhunge mu izina rya Yesu. Nuba ufite ubutware uzategeka ubukene buhunge mu izina rya Yesu. Nuba ufite ubutware bazavuga ko kwirukana ndabyanze mu izina rya Yesu. Nuba ufite ubutware bazakugambanira uvuge ngo ubu bugambanyi ndabyanze mu izina rya Yesu. Nuba ufite ubutware umwuka wa divorce n'umwuka wo kugumirwa uzahaguruka uvuge ngo ndabyanze mu izina rya Yesu. Nuba ufite ubutware abarozi bazavuga ngo bigende gutyo uvuge ngo ndabyanze mu izina rya Yesu, kubera yuko ufite ubutware buruta ubwabo. Nuba ufite ubutware buruta ubwabo, bazaba bacakara kuri wowe, ubu umutware kuri bo. Ariko niba bafite ubutware burusha ubwawe, niba bifite ubutware burusha ubwawe, uzaba umucakara kuri bo, bikubera umutware. Ufite ubutware, irinde gutakaza ubutware. Ni gute wakwirinda gutakaza ubutware? Uburyo bwo kwirinda gutakaza ubutware ni ukwirinda kuba umucakara w'icyaha. Iyo ubaye umucakara w'icyaha, utakaza ubutware. Iyo utakaje ubutware, Satani aragutwara, arakuyobora. Irinde gutakaza ubutware. Shuti yanjye, irinde gutakaza ubutware. Musore, irinde gutakaza ubutware. Kwirinda gutakaza ubutware ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo. Kubera yuko iyo ukoze icyaha, utakaza ubumana, utakaza kapasite yo kugira ubumana muri wowe, utakaza kapasite yo gutegeka, utakaza kapasite yo kuvuga ngo iki ni kibe, kubera yuko udafite komande muri wowe, kubera ko udafite ubutware muri wowe, udafite authority yo kuvuga icyo kintu, yo gukora icyo kintu, kuko wabutakaje. Haleluya. Dukwiye gusenga, dukwiye kuzura imbaraga z'umwuka wera, dufite ubutware. Reka dusenge. Watakaje ubutware, urifuza gusubirana ubutware, urashaka kuba umutware, urashaka gusubirana imbaraga nk'iza kera. Wahoze uririmba none byaranze, wahoze uri umuvugabutumwa none byaranze, nawe byarangiye ubaye akazizi,
wabaye umusinzi nk'abandi, wabaye umusambanyi nk'abandi, yewe wabikoze rwihishwa nyuma iyo ngiyo nk'uko Yuda yabikoze, ariko byatumye utakaza ubutware. Nubwo wasambanye bucece nta wundi muntu wabimenye, ariko watakaje ubutware. Nubwo wibye bucece nta muntu wabimenye, ariko watakaje ubutware. Nubwo wari umugome wishe bucece nta wabimenye, nta n'uwakuvumbuye, ariko watakaje ubutware. Ukeneye ubutware. Kugira ngo wongere kugira ubutware, ni ugusanga nyiri ubutware ari we Yesu Kristo. Wino Yesu aguha ubutware, wino Yesu aguha imbaraga, wongere kuba icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Impamvu twabaye icyaremwe gishya nuko proje ya Adamu wa mbere yafeirinze kubera ko yatakaje ubutware kubwo gukora icyaha. Iyo proje imaje gufeiringa, haza Adamu wa kabiri ari we Yesu Kristo, tuba icyaremwe gishya. Ntabwo yongeye kuturema gushya mu mibiri, ahubwo yaturemye bushya mu bushobozi n'ubutware, twongeye gusubizwa. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo aragukunda, Yesu Kristo aragushaka, Yesu Kristo aragusubiza ubutware n'umwemerera. Wifuza gusengana nanjye, wifuza ko dusengana aho uri hose, waba uri mu kazi, waba urimo kugenda, waba wicaye, waba uryamye, ukaba wumva ushaka hari icyo watakaje, waratakaje ubutware, reka dusenge iri sengesho. Mu izina rya Yesu Kristo, ndahamagara ubutware ku buzima bwanjye, ndahamagara ubutware ku buzima bwa mwene data, ndahamagara ubutware ku buzima bw'umuryango we n'uwanjye, ndahamagara ubutware mu izina rya Yesu Kristo. Icyaha cyadutandukanyije n'ubutware, icyaha cyadutandukanyije n'umutware, bidutera gutinya ibihe kuko twasize nyiri ibihe. Mana isumba byose, tureme duhindura icyaremwe gishya. Rema uyu mwene data watakaje ubutware mu buryo bw'ibanga, nubwo byabaye mu buryo bw'ibanga, ariko gutakaza ubutware bwe byagaragaye ku mugaragaro, cyangwa se bizagaragara ku mugaragaro. Ariko mu izina rya Yesu, mu gihe ataragaragara, mu gihe bitaragenda uko, musubize ubutware mu izina ryawe Yesu. Mana ye gusuzugurwa, twanze imbaraga z'umwijima, dukandagira inzoka na scorpio, dukandagira imbaraga z'umwijima zose mu izina rya Yesu. Duhagaze mu butware n'ubushobozi twahawe nawe Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iherere usenge, ni wowe uzi aho watsindiwe, ni wowe uzi aho watakariye, ni wowe uzi ibyo watakaje, kapasite wari ufite uzi uburyo wayitakaje. Egera Yesu Kristo agusubiza ubutware. Mbifurije umunsi mwiza, mbifurije umunsi w'ishya n'ihirwe, mbifurije guhirwa muri byose. Icyampa uyu munsi ugasubirana ubutware. Mwari muri kumwe na Evangelistic Twahirwa Emmy. Welcome to Itabaza ry'Agakiza. Ciao ciao, mugire umunsi mwiza.